Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuje bene data, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, aho muherereye hose, nshuti zanjye, abakristo dusengana mu itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Izinze ijoro rizingura amanywa, irabyongeye, iratwimanye, iravuze ngo baho nanjye mbeho. Imana ibikoze mu bumana bwayo, tuyizamuriye icyubahiro. Muri iki gitondo ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo, muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba muri teme yacu y'iki cyumweru igira iti gira neza wicecekere, kuko iyo ugize neza si ngombwa ngo bibe ikintu wishyuza, kuko ubundi ugira neza utagambiriye inyungu. Iyo ugize neza utagambiriye inyungu, utagambiriye ko umuntu ahita kwitura, nibwo ubona inyungu yo kugira neza mu gihe kizaza. Rero nakubwira ngo gira neza wicecekere. Iyo utagira neza uba ugira nabi, kandi iyo ugira nabi nabwo inabi iragutegereza. Ntabwo burya iyo wagize nabi nabwo birangira gutyo, byanze bikunze ujya ugotomera ku ngaruka z'inabi wakoze. Ntabwo wava kuri iyi si utishyuye inabi wakoze, ntabwo bishoboka. Byanze bikunze nubwo wavuga ngo nagize nabi ntibabimenya, ariko n'umutima wawe uhora ukudihamo, uhora ugushinja bucece, ukagenda nta mahoro mu mutima ufite. Rero ibyiza ni ukugira neza. Kugira neza bitanga amahoro, kugira neza biha uwagize neza agaciro, kugira neza bica inzira yewe ugatambuka, ineza igutambutsa ahantu hakomeye. Gira neza wicecekere, gira neza wicecekere, ugire neza, ugire neza, ineza uzayisanga imbere. Imana ishimwe. Munyemerere dusome igitabo cy'imigani, ibice 19 umurongo wa 22. Ni umurongo abakristo bazi cyane. Ego, handitse ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Imana ishimwe. Kandi umukene aruta umunyabinyoma. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Birashoboka ko wenda wavuga ngo nagize neza ariko nta muntu ubyitayeho, nta n'uwunkunda. Wowe nakubwira ngo gira neza wicecekere. Umunsi umwe, itariki imwe, igitondo kimwe, ijoro rimwe, amanywa amwe, ya neza yawe uzahura nayo. Rero ijambo riratubwiye ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Ntabwo nari nabona umuntu ugira neza utishimirwa n'abantu. Ntabwo bibaho. Iyo umuntu agira neza, abantu benshi baramwishimira. Abantu benshi bumva banejejwe no kuba bamwegera. Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Iyo umuntu agira neza, abantu benshi bamwisanzuraho. Abantu benshi bishimira kubana nawe. Abantu benshi bishimira kugendana nawe. Ariko iyo umuntu agira nabi, abantu benshi baramuhunga. Ndetse nta n'umuntu umukunda. Reka tunabivugisha ukuri. Iyo umuntu ari umuntu ugira nabi, ari umuntu ugira umwaga, ari umuntu ugira amakimbirane, ari umuntu ukora ibintu bibi, nta muntu wishimira kugendana nawe, kubana nawe. Oya. Rero usanga abantu batanamukunda. Ariko ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Nitegereje ukuntu igisimba, imbwa ijya imenya umuntu uyigaburira, ikanamwishimira cyane, ikamwishimira. Yaba atashye ikamenya kumoka, ikamenya gushaka ndetse no kumwurira imusuhuza. Ndabyitegereza ndavuga ngo iki ko ari igisimba, harya umwana w'umuntu we, umuntu wamugirira neza, yamwibagirwa iminsi yose yo kubaho kwe? Ese iyo neza umwana w'umuntu ayibagiwe, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru
yabura uburyo ki yakibuka ko uwo muntu yagiriye neza imfubyi, yagiriye neza umukene, yagaburiye umushonji, yagiriye neza umuntu wabuze uko abigenza. Jambo riratubwiye ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Nari mfashe urugero rw'akanyamaswa, inyamaswa ibana n'abantu, ariko si Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Yabuzwa n'iki kugirira neza umuntu witaye ku mukene? Yabuzwa n'iki kugirira neza umuntu wagaburiye imfubyi igiye kuburara? Yabuzwa n'iki kugirira neza umuntu waburaniye umupfakazi arimo kurengana? Imana yo mu ijuru yabuzwa n'iki? Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Imana itugire neza. Ngo kandi umukene aruta umunyabinyoma. Umuntu ashobora kuba akennye akagira neza mu bukene bwe, ariko aruta wa muntu w'umunyabinyoma wirirwa abeshya, wirirwa abeshyera abantu. Ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, kandi umukene aruta umunyabinyoma. Imana ishimwe cyane. Nakubwiraga ngo gira neza wicecekere. Ntago nzi wowe ukuntu muri iyi si cyangwa mu buzima ubayemo, ntago nzi uko bimeze, ariko byari bigukwiriye kugira neza. Byari bigukwiriye kugira neza kuko ni indangagaciro nziza cyane. Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Nkomeje kukwifuriza ko wagira umutima ubishobojwe n'umwuka wera, ariko ntabwo wabyishoboza, kumva ukwiriye kugira umuntu ugirira neza mu buzima. Kwa kundi ukora plan y'umwaka, ugakora ibintu byose uzakora mu mwaka wose, mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, ugakora ukageza mu kwezi kwa 12. Ntuzabure gufatamo umwanya ngo uvuge ngo ariko ninde nagirira neza muri uyu mwaka? Ninde nagirira neza? Ni cye gikorwa cy'ineza nakora. Ujye mu bintu upanga, ujye upangamo kugira ikintu cy'ineza, ikintu mbese ikintu gikora ku mutima w'Imana. Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ikindi, gira neza wicecekere. Ujye ugira neza wicecekero, ntukajye ubyasasa, ntukajye ubigira ikintu cy'ikirato, ntukajye ubigira ikintu cy'igikangisho. Ujye ugira neza wicecekere. Impamvu nahisemo iyi teme ni uko hari abantu benshi bagira neza, akagira neza umuntu akajya yirwa bimucyurira. Oya, ugire neza wicecekere. Nibwo Imana izakwitura ikibyibushye, nibwo Imana izakwitura igifatika. Gira neza wicecekere. Abantu benshi bagira neza ugasanga arashaka ko we yagiriye neza ajya kubikora amatangazo ahantu hose mu mudugudu, ndetse akumva ko yabivuga mu rwego mbese ahantu hose akicara avuga ngo runaka. Gira neza wicecekere. Nta nubwo ari ngombwa ko abantu bamenya ko wagize neza, nta nubwo ari ngombwa ko abantu ujya kubibabwira. Gira neza wicecekere. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Muhahe muronke. Ndabakunda cyane.